rero ari Claude Muhanimana ni perezida w'abakunzi abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma SG Sirasi wa Bugesera ku munsi w'ejo mu by'ukuri hari ibirori bikomeye cyane mu karere ka Bugesera kuri stade y'akarere ka Bugesera. Bugesera muzakira ekipe ya Rayon Sport. Ni umukino ufite byinshi uvuze, abareyo barazamutse barakubita agatoke ku kandi bavuga bataba abanyabugesera twebwe tubafata nk'abantu b'abagambanyi kuko ibintu badukoreye ntabwo ari ibintu bisobanutse. Ni umukino wabayemo amahane, ni umukino ibintu byabaye abantu barabyibukana byinshi cyane, imisifurire induru ziravuga, ariko baravuga uti wagutsinze naho yagiye n'ubundi abareyo rwose muzaze tuzongera tubatsinde. Mwiteguye mutu umukino w'ejo? Murakoze cyane, nibyo koko ikipe ya Rayon Sport ni ikipe nkuru twemera, ariko ni ikipe dutsinda mu gihe gikenewe, gihe dukubita hababaza hahandi rwose batuvuga ngo nubwo banashaka kuvuga ati wenda Bugesera imaze iminsi ititwara neza, ariko ubundi Rayon Sport niyo kipe duheraho dufata umujyi wo gutsinda. Ni ukuvuga rero turayiteguye neza, umunsi w'ejo twiteguye kuyakira neza tukayitsinda, ariko nanone tunasanga bazi baduhe no ku mafaranga kuko barayafite. So rero turayiteguye neza, ikipe yacu imeze neza, nubwo tumaze igihe mu by'ukuri dutakaza, ntabwo twavuga ko ikipe yacu ari uko wenda tudafite abakinnyi beza, nuko muri football nyine bigegeye bikabaho ko ikipe ishobora gutsindwa kuko dufite abakinnyi babi. So rero mu by'ukuri ngira ngo barabizi ko umwaka ushize nabwo tumeze nabi cyane, Rayon Sport no twahereyeho dufata umujyi wo gutsinda. So rero uyu munsi rero nubwo tumaze iminsi tutitwara neza, ubu umuti wabonetse ni Rayon Sport tugomba guheraho tukayinywa tugakomeza n'izindi kipe tukabona amanota adufasha kuguma byibura kwangiza ifaze ale tumeze neza kwa twaguma mu cyiciro cya mbere. So rero twiteguye neza, abakinnyi bameze neza, imyiteguro imeze neza, stade yacu imeze neza. Icyo twasaba gusa nuko abakunzi b'umupira w'amaguru, abakunzi ba Bugesera FC ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport ejo bazari umupira mwiza. Gusa icyo twabwiye cyo nta kindi nuko tugomba kubatsinda, birumvikana kuko turabimenye nta n'ibyo twiga. So rero umunsi w'ejo ni karibi Bugesera, twiteguye kandi tumeze neza, ikipe imeze neza, iri muri lokale. Ngira ngo imazemo iminsi ibiri twitegura, iyo ugiye kwitwakira umuntu ukomeye ubone kwitegura mu buryo bukomeye. So ikipe rero kariteguye neza, twizeye neza yuko ejo tugomba kubona amanota 3 byanze bikunze. Hanyuma SG ngira ngo urebye muri iyi mikino mumaze gukina ekipe ya Bugesera bikoze neza. Match nge nibuka mwatsinze ni match ya Al-Merah, ekipe yo mu gihugu cya Sudani, kuko rwose Al Hilal match za vuba yabatsinze 3-1, Mukura igira gutya yabatsinda 1-0 rwose n'amapenaliti yarata menshi. Munatsindwa na ekipe ya Marine 2-1, no ngo match 3 zitambutse zose mumaze kuzitakaza. No ngo shampiyona kuva yatangira mumaze gutsindwa imikino igera hafi kuri 6 yose n'imikino myinshi, munganya imikino igera kuri 3, hanyuma mutsinda umukino umwe wa Al-Merah ikipe yo mu gihugu cya Sudani. Ubu tuvugana muri ku mwanya wa 15 n'amanota 10. Urahera hehe mu by'ukuri rokura he ako kabaraga ako gasukari uri kuvugana izo energy uvuga ko uzatsinda ekipe ya Rayon Sport mu by'ukuri ni imibare ngarutseho urabishingira kuki? Murakoze cyane, wenda gatongarutse ku mibare nuko tumaze gutsinda imikino 2, umukino wa Gicumbi ndetse n'umukino wa Elmirek, ndetse tunganya n'imikino igera kuri 4, namwe tuvuga amanota 10. Imbaraga tuzikora rero, icyambere twatsinze ikipe ya Elmirek abantu batabira n'abatungura. Nitwe ikipe mu Rwanda yari ibe ya mbere itsinda umwarabu, nitwe ya mbere mwari umunyasudani muri shampiyona. Noneho ejo bundi dutsindwa 3-1 na Al Hilal. Nitwe ikipe ya mbere mu Rwanda yinjije igitego mu izamu rya Al Hilal. Niko bimeze muri shampiyona, niko bimeze muri shampiyona. Bivuze ngo rero mu by'ukuri nubwo twagiye dutsindwa ntabwo dufite ikipe mbi. Mwabonye kuri Mukura yadutse igitego kimwe ko twahuje penalty 2. Ibyo ni ibintu abantu bagenda bakavuga ngo kuki twahuje penalty 2 uyu munsi, twazibonye twakinnye buryo kubona penalty ariko abakinnyi batatizamo cyane. Bivuze ngo rero mu by'ukuri tumaze iminsi tuganira turebe se iki gitutu kuko mvaje umukino agira prestation kumva ashaka gutsinda cyane, rimwe rimwe akaba yakora amakosa wenda yakwisha niyo penalty, ariko mu by'ukuri mu byo tumaze gukora nuko Bugesera ku ikipe ikomeye izabaye indi yindi urebye ko twagiye twitwara mu minsi itambutse. Ni niyo mpamvu rero tuvuga ngo umunsi w'ejo Rayon Sport ni ikipe dufitanye amateka. Mu by'ukuri ngira ngo iyo tugiye kureba imikino twatsinze Rayon Sport twitsinda hahandi henshi Rayon Sport ikeneye ihangana ryayo na Rayon ninde waritangije. Buriya Rayon Sport twatangiye kwandika mu cyiciro cya kabiri, mu cyiciro cya kabiri mu gikombe cy'amahoro tugiye kisake. Claude kuranubwa ekipe ya Rayon Sport ngira ngo Rayon havugwagamo byinshi, ngira ngo kijyanye n'ubuyobozi no kuzana icyo kintu cya stabilité, navuga ko cyakozweho. Washimiye RGB n'abariyo benshi cyane mu by'ukuri. Abakunzi ba Rayon Sport nabo ni ibintu bishimiye cyane umwanzuro wafashwe n'ubuyobozi buriho bw'agateganyo kugeza ubu ngubu magingo aya.
cyari gisigaye nanone byari mu kibuga no kwitabira imikino Rayon Sport yakinaga. Wabonaga ko mu by'ukuri ugerageje kurebesha ijisho ku bibuga aho Rayon Sport abaga yakiniye, wabonaga ko ubwitabire bw'abakunzi ba Rayon Sport bwagendaga bugabanuka kugeza magingo aya. Twavuga ko noneho bimeze bite, mobilisation imeze ite, ni iki mwasaba abakunzi ba Rayon Sport kugira ngo twongere tubone mu by'ukuri wa mukinnyi wa 12 niwe ukunda kubivuga, bongere bashyigikire ekipe. Ari naho byageze ekipe itatsinze ititwaye neza, bajya gukoma ya mashyi y'abareyo, abafana bakaba bigendeye akabura n'uyakoma, n'abamwe muri match zishobora kubita ingoma nabo bakabura n'iki byose. Ibyo bintu murabikoraho gute, murabikosoramo? ngira ngo iki nicyo gihe kubera ko bundi ku isi yose cyangwa no mu Rwanda ibibazo bibaho, hari ibibazo bibaho, ariko ni n'umuntu ku giti cye ari byo bita obstacles, ari ibibazo biba tutateganya ko biba bikaba, ariko kiza no kubivamo bikwazo kiza no kubivamo. Nuvuga ngo uyu munsi ndahamya neza yuko abareba bose bishimiye uburyo ikipe iyobowe, uburyo umuyobozi uyoboye nk'umureyo nabo bari gukorana nk'abareyo bose. Icyo bashaka no kugira ngo Rayon Sport itere imbere, ndetse nayo makina yo agaruka. Buriya Rayon Sport ikiranga ni ikipe y'abafana n'abafana. Umufana yabuze rero ntabwo bigaragara neza. Niyo mpamvu tuvuga tuti nubwo Bugesera tugiyeyo Rayon Sport nigenda yonyine, ariko umukunzi wa Rayon Sport agomba gufasha komite y'inzibacyuho kugira ngo ibyo iri gutegura bizagende neza. Niyo mpamvu ubona akanyenyeri kagarutse, hagarutse akanyenyeri 702. Nuvuga ngo harimo kuba wakwiyandikisha, ariko bisaba ko udafite ideni ry'amayinite. Kuko ufite ideni ry'amayinite ntibikwemerera. Ukiyandikisha ukanza akanyenyeri 702, ukaba kwiyandikisha, ukaba watanga umusanzu wawe nanone kubera ku mafaranga 500. Ubwo nibwo bufatanye turi kuvuga kugira ngo nubwo tutakira ariko byibuze dufatanye n'iyi komite kugira ngo byibuze iyo promesse twahaye abakinnyi bigende neza. Ibyo biradufasha ikire, biradufasha yuko tugera kuri, nkuko nabivuze, tugera kuri cyagiye cyo kongeramo abakinnyi, tuhagera tumeze neza, tugashyiramo abandi bakinnyi, kandi ngira ngo mwatangiye kubyumva, noneho ikipe ikongera ikazamuka, igasubira ikagira stability ikomeye cyane mu buryo bwo mu kibuga. Abafana ba Rayon Sport icyo bakunda bavuga ni uko ikipe iri mu kibuga itsinda. Ibyo byose rero tugomba kubifatanya. Icyo waruvuze cyiza gikomeye nuko byibuze umunsi nta kibazo kimwe gihari kijyanye no kwamwira ibintu reka da ubu tumeze neza. Ibindi byo kwerekeza ikipe byo ni ngombwa. Mwahoze muvuga ngo abacuruza bajye bagabanya ibiciro, ariko n'amakipe nayo ntago yahura na Rayon Sport ngo azamure ibiciro. Nabyo kuko uyu mugabo yabivuze neza, avuga ati burya kunguka cyane ntago biva kukamesha, ushobora no guca makeya ariko ibintu bititwa kibazo. Abari ikipe yabo bayiki ntaho wajya kuyagura muri butike ngo mu manota 3 bishyura ngaya, cyangwa nuko gusa ikipe yari stability. Rero warumbajije kuko ihari n'abariyo barahari. Buriya wa mugari iyo abakinnyi bajya ko mu makini tubone tukabona abafana bahari, nabyo bigaragara. Itangazamakuru mwabaye benshi muhitamo bigaragaza bati ariko abariyo turahari, turi nyuma y'ikipe yacu, turi nyuma y'ubuyobozi dufite, so dukore ibishoboka byose dushyikire ubuyobozi, hanyuma tugeze mu kwa mbere ikipe nayo yongerwamo abakinnyi. Ikiza kigiye nuko dushima na federation ndetse na ministeri ko bazanye n'andi makipe. Ubu ngubu ari umuntu yigiraga ndingabo, ariko noneho usigaye ugira icyo ukavuga ati heri hirari cyangwa iri mereke bizagenda gute. Ubu rero twese amakipe yo mu Rwanda turimo turareshya, ahubwo birasaba kugira ngo buri wese arebe ikipe ye. Ureyo reba ikipe yawe itwa Rayon Sport n'ubuyobozi bwayo, witera inkunga ukana akanyenyeri 702. Ibindi byo birashoboka niba twizeye ubuyobozi, tuzira ko n'abandi batari muri Rayon Sport bati harimo abatekinisiye. Ibyo byonyine birahagije mu gihe abandi batangiye kudutinya ati bari abantu harimo n'abatekinisiye.